Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje isomo rishya. Isomo rya none tugiye kurera hamwe ibisubizo umuntu ashobora gutanga igihe abajijwe ikibazo kigira kiti unafanya nini sasa? Uri gukora iki ubu? Unafanya nini sasa? Uri gukora iki ubu? Aha turakomeje nk'ubusanzwe umwarimu Emmanuel Uwiringiyimana. Iyo uzaba bwa mbere ntugende udakoze subscribe. Niba ukunda iri somo ntugende udakoze like. Tugiye gutangira n'igisubizo cya mbere ushobora kumuha. Umuntu akwaje ngo uri gukora iki ubu? Igisubizo cya mbere ni nasoma kitabu. Ndi gusoma igitabo. Ni nasoma kitabu, ndi gusoma igitabo. Igisubizo cya kabiri ni napika. Ndatetse. Igisubizo cya gatatu ni nalala. Ndaryamye. Igisubizo cya kane ni narima. Ndi guhinga. Ni narima. Igisubizo cya gatanu ni naenda sokoni. Ngiye ku isoko. Igisubizo cya gatandatu ni naenda nyumbani. Ngiye mu rugo. Igisubizo cya karindwi ni naenda kanisani. Ngiye ku rusengero. Igisubizo cya munani ni naenda shuleni. Ni naenda shuleni, ngiye ku ishuri. Igisubizo cya cyenda ni nazungumuza na wageni. Ndi kuganira n'abashyitsi. Ni nazungumuza na wageni, ndi kuganira n'abashyitsi. Igisubizo cya cumi ni naenda mjini. Ngiye mu mujyi. Igisubizo cya cumi na rimwe ni naenda kwenu. Ngiye iwanyu. Igisubizo cya cumi na kabiri ni naenda kwangu. Ngiye iwanjye. Igisubizo cya cumi na gatatu ni nakaa nyumbani. Ni nakaa nyumbani, nicaye mu rugo. Igisubizo cya cumi na kane ni napiga nguo pasi. Ndi gutera imyenda ipasi. Ni napiga nguo pasi. Igisubizo cya cumi na gatanu ni naenda barabarani. Mu muhanda. Igisubizo cya cumi na gatandatu ni navuna matunda. Ni navuna matunda, ndi gusarura imbuto. Matunda ni imbuto. Igisubizo cya cumi na karindwi ni nakunywa pombe. Ni nakunywa pombe, ndi kunywa inzoga. Igisubizo cya cumi n'umunani ni nanunua matunda, ndi kugura imbuto. Igisubizo cya cumi n'icyenda ni nasikiliza radio. Ndi kumva radio. Igisubizo cya makumyabiri ni natazama runinga. Ni natazama runinga, ndi kureba televiziyo. Ubundi televiziyo ni runinga cyangwa television. Igisubizo cya makumyabiri na rimwe ni nakaa sebuleni. Nicaye mu ruganiriro. Ni nakaa sebuleni. Igisubizo cya makumyabiri na kabiri ni naandaa safari. Ni naandaa safari, ndi gutegura urugendo. Igisubizo cya makumyabiri na gatatu ni najitayarisha. Ni najitayarisha, ndi kwitegura. Igisubizo cya makumyabiri na kane niko ninajitayarisha kuja. Niko ninajitayarisha kuja, ndimo kwitegura kuza. Igisubizo cya makumyabiri na gatanu ni nafua nguo. Ndi gufura imyenda. Igisubizo cya makumyabiri na gatandatu ni narisha mtoto. Ni narisha mtoto, ndi kugaburira umwana. Igisubizo cya makumyabiri na karindwi ni nasaidia mama. Ni nasaidia mama, ndi gufasha mama. Igisubizo cya makumyabiri n'umunani ni naendesha baiskeli. Ntwaye igare. Igisubizo cya makumyabiri n'icyenda ni naendesha gari.
ntwaye imodoka. Ninaendesha gari. Ntwaye imodoka. So icya 30, ninaendesha pikipiki. Ninaendesha pikipiki. Ntwaye moto. Bakunze amasomo yanjye, uyu munsi twarebye uko ushobora gusubiza ikibazo kigira kiti uri gukora iki ubu. Aha twavuga yuko twibanze cyane ku gihe turimo ubu ngubu, aricyo twabonye mu minsi yashize twize, aricyo wakati uliopo. Niba ari bwo bwa mbere wigeze aha, ushobora kujya kuri channel yacu ukandikamo ukareba isomo rivuga ngo uko wakora interuro mu gihe turimo ubu. Urahita ubona igihe bigaragaza. Ndahamya ko uri buhave ubyize kandi ubimenye. Mu nkundire nsoreza aha ngaha, tuzasubire ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Niba wari ugeze bwa mbere ntugeze ko subscribe, ushobora gukora share kandi ukaduha na comment. Bye, ndabakunda cyane. Bye bye.